Mu mateka ya muntu, itumanaho niryo nkingi ya mwamba mu kubaka ubumwe n'urukundo. Uhereye ku butumwa bwatangwaga mu kimenyetso cy'umwotsi, ku mabaruwa yandikwaga ku mpapuro, kugeza ku butumwa bugufi bwihuse na za video twoherezanya twifashishije telefone na mudasobwa, muri iki gihe byagiye birushaho kugabanya intera yari hagati yacu kurushaho. Ikoranabuhanga mu itumanaho ryahinduye intera y'ibirometero maganamo amasegonda. Umutuzo wahindutse ikiganiro, ubu ntitukicwa n'irungu. Muri iki gihe tugezemo, nta gushidikanya ko ubuzima bwasa n'ubudashoboka hatabayeho ikoranabuhanga mu itumanaho. Utekereza iki ku kuzinduka ugasanga ku isi nta internet ikiriho? Nta telefone ushobora guhamagara cyangwa ngo uguhamagare. Tekereza ko bidashoboka kwakira cyangwa kohereza ubutumwa bugufi. Nta online banking, nta makarita koranabuhanga agufasha mu rugendo rwawe. Nta buryo bwo guhita ugera ku muntu uri kure yawe usigaranye. Ubuzima bwawe bwahita bumera nabi, ndetse yewe bugasa n'ubudashoboka. Ibi byerekana uburyo information technology yabaye urufatiro rw'ubuzima bwacu bwa buri munsi. Ariko se byageze hano gute? Kandi se aho tuganaho ni hehe? Reka dutangire urugendo rwerekana inkuru y'ikoranabuhanga mu itumanaho n'uburyo rikomeje guhindura isi tubamo. Imyaka mike ishize, mudasobwa zari imashini nini cyane zifungiranwe mu malaboratwari. Zari zihenze kandi zikora mu buryo butoroshye ku bantu basanzwe. Nyuma haje zitwa personal computers, imashini nto zidahenze, zoroshye gukoresha ndetse zinashobora kugendanwa. Ibi byatumye ikoranabuhanga riva muri laboratwari rijya mu ngo z'abantu. Hakurikiyeho internet, email zisimbura amabaruwa, website zihinduka amasomero manini, naho amatelefone ashyira itumanaho mu mifuka y'abantu. Erega ubwo revolution digitale yari itangiye. Ubu message zoherezwa n'abantu ku munsi ziruta iz'ibihugu byose byoherezanyaga ku mwaka mu gihe cyo hambere. Ibyahoze ari ibintu bitinda kandi bifite imipaka, gutegereza iminsi cyangwa ibyumweru kugira ngo ibaruwa igere hanze y'igihugu, byasimbuwe na instant messages. Ubutumwa bw'ako kanya bugerayo mu kanya nk'ako guhumbya. Imbuga nkoranyambaga ubu zabaye amasoko rusange ya digitale, aho inshuti n'imiryango basangira ibihe, amakuru n'amarangamutima mu buryo bwihuse, nubwo haba hari intera ndende ibatandukanya. Umukecuru cyangwa umusaza uri muri Afurika ashobora kureba intambwe za mbere z'umwuzukuru we uri mu Burayi ako kanya. Umunyeshuri uri hanze y'igihugu ashobora kwifatanya mu birori n'umuryango we binyuze ku mafoto no kuri video call. Itumanaho ryarahindutse. Ibyari bike kandi by'agaciro kadasanzwe byabaye byinshi kandi bihoraho. Ntitukibaza niba uwo dukunda ameze neza, message imwe, emoji cyangwa call yihuse bitanga igisubizo ako kanya. Kuri video call abantu ntibakuzwa n'amajwi gusa, kuko baba banarebana, bumvana mu ijwi no mu marangamutima hatitawe ku ntera ndende iri hagati yabo. Uburebure bw'isi buracyariho mu buryo bw'imboni, ariko mu buryo bw'amarangamutima bwaragabanutse cyane. Isi yabaye umudugudu. Amashuri ntakiri ibintu bifunze n'inkute enye n'ibibaho gusa. Ikoranabuhanga mu itumanaho ryafunguye imiryango mishya yo kwiga, kuva ku mashuri abanza kugeza muri za kaminuza. Abanyeshuri uyu munsi bashobora kubona ubumenyi aho bari hose binyuze kuri murandasi, amavideo y'amasomo yafashwe ndetse n'amapublication yakoresha ubwenge buhangano, aribyo mu cyongereza bita artificial intelligence. Umwana uri mu cyaro cyitaruye ufite smartphone gusa ashobora kureba ubushakashatsi bwa siyanse gusa n'ubwo umunyeshuri uri mu murwa mukuru abonera mu laboratoire agezweho.
amasomero y'ikoranabuhanga yoroshya ibijyanye n'ubushakashatsi mu gihe kera ho byari byaragenewe bake kandi bihagazeho. Ku barimu, ikoranabuhanga ritanga uburyo bushya. Ibibaho koranabuhanga by'umweru aribyo mu cyongereza bita digital whiteboards, projector n'ama-application yifashishwa mu gutegura, gutanga amasuzuma, bituma amasomo yishimirwa kandi akanakosorwa mu buryo butagoye. Ku banyeshuri bivuze personalized learning, aho apps zihindura umuvuduko, imbaraga n'intege nke zabo. Education ntikiri iy'abana gusa cyangwa iy'abantu runaka. Abakuru bavoma ubumenyi kuri murandasi nyuma yo kurangiza akazi. Abakozi bazamura ubumenyi mu mashuri mpuzamahanga batavuye aho batuye. Guhora wiyungura ubumenyi ntibikiri ibintu bishoboka gusa, ahubwo ni ibyangombwa mu buzima. Muri make, ikoranabuhanga ryahinduye uburezi buva ku kantu gato ko kwicara ahantu ukiga buhinduka ikintu kinini umuntu wese yashaka akakibona aho ari hose ku isi n'igihe abishakiye. Ahakorerwa akazi harahindutse cyane mu mateka y'abantu. Abantu bahoraga bakorera akazi mu biro bitandukanye kandi kompanyi bakorera ari imwe inakora ibintu bimwe. Ubu ibiro bihuzwa binyuze muri video conferencing, cloud platforms n'ibindi bikoresho bya instant communication. Umushinga ushobora gutangirira muri Aziya ukajya mu Burayi ukarangirira muri Amerika, byose bikaba umunsi umwe. Byerekeye business, ikoranabuhanga mu itumanaho ryagabanyije imbogamizi zo gutangira business nto zishobora kugurisha products zazo ku isi binyuze kuri murandasi. Digital marketing ituma ba rwiyemezamirimo bagera ku bakiriya neza, ibintu kera byashobokaga gusa kuri kompanyi nini. Mobile money na online banking bituma business zibona amafaranga ku kanya kandi mu buryo bwizewe. Muri digital economy, entrepreneurship yageze ku bantu benshi kurusha mbere hose. N'umuntu ufite laptop na connection ya internet gusa ashobora gutangiza no kumenyekanisha business ye kugira ngo igere ku bantu benshi ku isi hose. Turebye imbere, ikigaragara neza kandi kidashidikanywaho nuko ikoranabuhanga mu itumanaho, information technology, ari ryo rigiye gukomeza kugenga uburyo tubaho, twiga ndetse n'uko dukora. Nyuma y'ubwonko n'umutima rizaba igice cya gatatu cy'ingenzi mu buzima, icyo wabura ntubeho. Ariko hejuru ya byose, twibuke ko turi abantu, ubumuntu nibutuyobore. Tubane neza, dufatanye, dusangire, twunge ubumwe. Ntitukareke ikoranabuhanga ngo ririmbure isano dufitanye, ahubwo turyifashishe kugira ngo rikomeze kuduhuza no kutwubakira isi nziza kurushaho. Imashini cyangwa robo ntizikagenga imitekerereze n'imibanire yacu, ahubwo tuzikoreshe ngo zidufashe kugera ku iterambere, ku muntu nyabwo no kukubaka isi itekanye kandi yuzuye ubumwe. Niba ikiganiro cyacu kikunyuze, ibuka gukanda like, subscribe ndetse na share usangize inshuti zawe. Ngaho tuzongere ubutaha, ikiganiro cyacu nakagaruka.